Nshuti bakunzi b'ibyiringiro bizima TV, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nge ubakira nk'umunyamakuru w'ibyiringiro bizima TV, nitwa Nshimiyimana Jedeo. Uyu munsi rero nkuko mubibona twabatumiriye umutumirwa ubagezaho ijambo ry'Imana, kandi nkuko mubizi ibyiringiro bizima TV turabazirikana tukabatumirira abakozi b'Imana, abantu babaho ubuhamya, abantu bagiye bahura n'Imana, Imana ikabakoresha imirimo n'ibitangaza inshuro nyinshi, kandi nukuri turabahishiye. Icyo twifuza nta kindi nuko ubugingo bwanyu bwarushaho gukomeza guhembukira mu maso y'Imana. Reka rero uyu mwanya twakira umutumirwa, tumusengera Imana, hanyuma atugaburire ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye kumva ijambo ryawe, tugushimiye mwene data uyu munsi uhaye kugira ngo abwirize mwami abakunzi b'ibyiringiro bizima TV. Turinginga ngo mwuka wera w'Imana abe mu mitima y'abazumvira ijambo, kandi umuntu wese uzakurikirana TV akayireba azarusheho kuhungukira, ubugingo bwe buzarusheho guhembuka, kandi ijambo ryawe rizagira ububasha muri we. Kubw'izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Natwe turabashuhuje kandi turabakiriye nk'uko batwakiriye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mwebwe abakurikiye ibyiringiro bizima TV, turabakiriye kandi tubashimiye Imana ko mwahisemo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wacu kugira ngo turiganire. Turasoma mu Baroma ibice byaho ni 6, ariko mukihareba yewe muvugana ni Hategekimana Emmanuel nkuko mubimenyereye dusanzwe duganira ijambo ry'Imana. Reka rero dusome Abaroma ibice 6, umurongo waho ni uwa mbere turageza ku murongo wa 4, hanyuma turasimbuka dusome ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 23. Haravuze ngo nuko tuvuga iki? Tugume dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo? Ntimuzi yuko twebwe ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Umurongo wa 20 haravuga ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki? Sibibakoza isoni ubu? Amaherezo yabyo akaba urupfu. Ariko none ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu, amen. N'ubundi turasoma mu Baroma ibice 12, ni muri uru rwandiko n'ubundi twasomaga ibice 12, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. Abaroma ibice 12 umurongo wa 3, turaza gusoma n'umurongo wa 9 tugere hepfo yaho gatoya. Haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Umurongo wa 9, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibiburunuka, muhorane ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimukabe ibyangwe, muhirimbane mu mitima,
mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu wese nabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Amen. Turasoma no mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice byaho ni 7 umurongo wa 12, ubundi tuganire. Abaheburayo ibice byaho ni 7 umurongo waho wa 12, haravuze ngo, cyangwa dutangiriye kwa 11, haravuga ngo nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bwa Lewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, atavugwa ko ari wo mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, ni nacyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango, utigeze gukomokwaho n'uwakoze uwo murimo wo ku gicaniro. Imana idufashe cyane. Reka tuganire kuri aya magambo. Turibukiranya ko twaganiriye tuvuga ko gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Na gakiza kadafite aho gahurira n'ibyo umuntu akora cyangwa se yakoze by'amategeko. Paulo yaranditse aravuga ngo ntabwo ari kubw'imirimo, ngo kugira ngo umuntu wese atagira icyo yirarira, ahubwo aravuga ngo ni kubw'ubuntu. Atanga urugero aravuga ngo mwibuke ko Aburahamu atatsindishirijwe igihe yari amaze gukebwa, ngo ahubwo yatsindishirijwe mbere yo gukebwa. Ahubwo gukebwa abikora nko kugira ngo yuzuze ibwirizwa Imana imuhaye. Rero Bibiliya igaragaza ko yatsindishijwe no kwizera. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ntabwo bivuga ngo yakoze imirimo. Yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, cyangwa se abarwaho gukiranuka. Rero ibyo byashushanyaga iby'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Paulo arandika aravuga ngo ntabwo biva ku mirimo, nta nubwo biva ku mirimo itegetswe n'amategeko, ngo hatagira umuntu wese wirarira, ngo ahubwo ijambo risohore, ngo uwirata wese yirate ko yamenye Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Noneho ndashaka ko tuvuga kuri aya magambo, kuko hari igihe abantu bumva ubu butumwa bw'uko tutakijijwe ku bw'amategeko, bagatekereza ko twahawe kuba ibyigenge, cyangwa se twabohorewe kugira ngo dukore iby'isoni nkeya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twabatuwe ku byaha, ariko twinjira mu bubata bushya. Ndagira nkubwire ko abakristo ni umudendezo imbere y'Imana, ariko kandi ni umudendezo kwa Satani, ariko muri Kristo Yesu naho ni mu bubata bushya, ariko ni ububata budatera umuntu ubaswe kwinuba, ahubwo ni ububata buryoshye, ni ububata bunezeza umutima, kuko uba wumva ibyiringiro. Iyo umuntu yizeye Yesu asigara hatakibaho kubwe, ahubwo abaho kubw'uwo. Ijambo ry'Imana nanone rigaragaza yuko Bibiliya iravuga mu Bakorino ibice, ngira ngo ni ibice 5, urwandiko rwa mbere, avuga ngo ubwo twemeye ko uwo yapfuye, ngo ni nako bose bapfuye. Abizeye Yesu barapfuye, bapfa ku migenzereze imwe ya kera, ngo kandi icyatumye bapfa ngo ni ukugira ngo be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Tuba twakiriye ubuzima bushya iyo turi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ijambo twasomye rigaragaza ko habayeho impinduka. Ntabwo iyo tumaze gukora iyo mpinduka, tumaze kwizera Yesu, biva ngo noneho dukore
ibyo twishakiye, oya, ahubwo ijambo ry'Imana ryatubajije none se tuvuga iki? Dukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage? Umwanditsi ahita avuga ngo ntibikabeho ko dukora ibyaha nkana, ntibikabeho ko dukora ibyo dushatse, kuko twavuye mu bubata bwa Satani twinjira mu bubata bwa Yesu. Ububata bwa Satani bugukoresha ibyaha, bufite imbaraga zo kugukoresha ibyaha, ariko ububata bushya bwa Yesu bugutera amahoro no gukiranuka n'umudendezo, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana ni impinduka, burema impinduka. Aravuga ngo ubwo twabatirijwe mu mubatizo, kandi ikaba umubatizo ari igishushanyo cy'urupfu rwe, ngo tuba ariko twemera ko twapfuye kandi tugendere mu bugingo bushya. Imana ishimwe cyane. Twemere guhinduka no kubaho mu mibereho mishya, imibereho mishya yo muri Kristo Yesu. Twavuye mu rupfu, twavuye mu bubata bw'icyaha n'urupfu, twinjiraho mu mibereho mishya igengwa no gukiranuka n'amahoro. Ijambo ry'Imana ndarikunda. Hepfo gatoya muri biriya bice 6 twasomye haravuga ngo noneho rero nimutange imibiri yanyu mwihimana nk'abazuke. Nuko ihimana nk'uzutse, kuko uhereye kera hariho abantu bagenda bakora ibyaha cyangwa se bakabyirinda kubwo gutinya amategeko, ariko iyo muri Kristo Yesu uhabwa ubushobozi, wakira ubushobozi. Ejo twavuze ku ijambo rivuga ngo none ibimwuzuye nibyo yaduhayeho natwe twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Byuzuye Yesu rero, Bibiliya ivuga ngo yageragejwe uburyo bwose, uretse ko nta cyaha yigize akora, nta cyaha cyamubonetseho. Ibimwuzuye no gukiranuka, ibimwuzuye ni amahoro, ibimwuzuye no kwihangana, ibimwuzuye no guca bugufi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero ntitugongere gusubira mu byaha, ngo dukore ibyaha nkana, ngo twebwe ngo twabatuwe mu byaha, ngo ntabwo dukwiye kongera kuba imbata z'ibyo byaha. Ntabwo dukwiye kongera kuba imbata z'ibyaha, ahubwo dukwiye kuba imbata z'Imana. Imana ishimwe. Dukwiye kuba imbata z'Imana, tugasigara tutakibaho ku bwacu, ahubwo tubaho ku bw'uwo wadupfiriye akanatuzukira. Nicyo gituma aho handitse ayo magambo mu Bakorino mu bice 6 byaho hahita avuga ngo nuko rero abantu iyo bari muri Kristo Yesu babahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Bya kera bishize ni ibiki? Ni ibyaha bya kera, ni ubusambanyi bwa kera, ni ishyari rya kera, ni ubusinzi bwa kera, ni ukuba abanyamahane. Ibya kera biba bishize, ngo biba bihindutse bishya. Imana ishimwe cyane. Biba bihindutse bishya, kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, narababwiye ngo ni muri Kristo havuzwe. Hari n'igihe umuntu avuga, umuntu agahita avuga ati agabihuza no kuba mu idini rye ry'ingeso nziza n'imihango myiza. Oya, abari muri Kristo Yesu, umuntu ashobora no kuba mu idini rya gikristo ariko atari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi abari muri Kristo Yesu impamvu batazacirwaho iteka nuko ibya kera byashize. Ibya kera byo muri Adamu wa kera, ibya kera byo mu byaha, ibya kera by'uko bahoze kera, ibyo biba byashize. Imana ikabahindura abantu bashya. Niyo mpamvu rero umwanditsi yarakomeje arandika mu bice 12 twasomye, arababwira ngo nuko rero bene data ndabinginga. Urumva, ntabwo yabwiraga abapagani cyangwa batizera, ahubwo yabwiraga bene data biroma. Arababwira ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Yagezemo amera nkaho abinginze, arabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Umva icyo abingingiye rero, yarababwira ngo mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Aravuga ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Imana idushakaho ko duhinduka rwose, tugahinduka tukagira imitima mishya. Umutima wawe ugahinduka, akanwa kawe kagahinduka, ukaba utakivuga bimwe bya kera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo noneho ubutambyi bwahindutse. Nababwira ngo ntabwo twabaturiwe kugira ngo tube ibyigenge, ahubwo dufite ububata bushya kandi dufite n'amategeko mashya, kubera ko ubutambyi bwahindutse n'amategeko yarakwiye guhinduka. Umva itegeko amwe mu mategeko ya kera ryaravuga ngo umuntu iryinyo rihorerwa irindi,
n'ijisho rihorerwa irindi. Umva ariko itegeko rishya ryasohowe n'ubwami bw'Imana mu isezerano rishya riravuga ngo ntimukagibuza ababikubagirira nabi, kandi mukunda abanzi banyu ntimubavume. Ijambo rya kera ryo mu mategeko ya kera ryaravuga ngo umuntu nakwicira umuntu nawe ukamufata ataragera mu mudugudu w'ubuhungiro ukamwica, nta cyaha wabaga ukozwe. Ariko mu itegeko rishya Yesu aravuga ngo ntimukihorere. Ijambo ry'Imana ritubuza kwihorera. Ayo ni amategeko mashya. Ijambo ryo mu mategeko ya kera ryaravuga ngo ntukivuze umugore wundi cyangwa se ntugasambane. Ariko uvuga umwami yaravuze ngo nakumureba noneho mu bushya. Ujya wirinda no kureba umugore ngo umwifuze mu mutima. Atangira kugaragaza ko n'igihe utarasambana mu mutima biba icyaha. Mu gihe kera bateraga amabuye abasambanye, ariko ntiwabona uwatewe amabuye ko yabyifuje. Rero abantu bajya bagoreka ijambo ry'Imana bakagira ngo twakirijwe kugira ngo twitware uko dushaka. Hoya, ntabwo tugomba gusubira mu bya kera, ibyo byarashize, ahubwo twinjiye mu bubata bushya, twinjira mu mategeko mashya. Bibiliya iravuga ngo atari amategeko haratuwe ku mabuye, ahubwo ni amategeko y'umwuka. Haleluya! Iyo ubwami buje ahantu ntabwo hashobora kubaho hatariho amategeko. Kandi reka nkubwire mwene data, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Abantu batumvira amategeko y'ubu bwami nabo ntibazinjira mu bwami bw'Imana. Niko Pawulo yandikira Abefeso mu bice 4 yarababwiye, arabahugura, arababwira ati ibi nibyo mpamya nkabibwira abantu yuko mutakigenda nkuko mwajyaga mugenda kera. Iri torero rya Efeso bari bafite uko bagenda, habaga abakonikoni cyane, basengaga ibigirwamana, hari ibigirwamana byinshi, hari n'abacuzi b'imiringa bahoraga bacurira ibyo bigirwamana ibishusho. Wari umujyi urimo ibigirwamana byinshi. Ariko ngo Pawulo hageze avuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko ubutumwa bwiza bwa Kristo ari imbaraga iha umuntu wese kwizera. Ngo abantu bose barakizwa, abantu barizera, ngo barangije ngo bafata bya bintu ngo by'ubukonikoni n'ibitabo by'ubukonikoni ngo barabitwika, babitwikira imbere y'abantu. Nukizwa ujya uhinduka, ujya abantu bajya babibona, babone ko wahindutse, babone ko utakigenda nka kera. Arabandikira arababwira, kuko yarazi uko bizeye umwami, arababwira ngo rero uhereye ubu ngubu ngenda bihamya, nkabibwira n'abandi, nkavuga ko Abefeso bahindutse, nkavuga ko Abefeso batakigenda uko bajyaga bagenda kera. Aravuga ngo ariko rero ubwo bimeze gutyo rero mugire n'ibindi bintu muhinduke, musigaye mukureho bya bindi mwibwira mu mitima. Arababwira ngo mwiyambure umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Aragumya arababwira ngo ntimugasambane kuko umubiri w'ibyaha wakuweho. Ababwira amagambo menshi ageze mu bice 5. Arababwira ngo nukuhereye none mwigana Imana nk'abana bayo bakundwa. Imana ishimwe, mwigana Imana. Umwana akwiye gusa na se, numva twarabyawe n'Imana dukwiye gusa n'Imana. Hari umuririmbyi umwe waririmbye, araririmba aravuga ngo mbese usa nandi. Aravuga ngo hari undi dusa utari data mu mubiri, hari undi dusa utari mama. Yashaka kuvuga ko aravuga ngo si umwirabura ndetse si n'umuzungu, yashaka kuvuga ko asa n'Imana. Iyo umuntu ahindutse umukristo mwiza agakura akemera kurerwa n'Imana, agira ku kigero cyo gusa n'Imana. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Yesu yaducunguriye kugira ngo abimfura muri bene se benshi duhinduke duse nawe, tugire ishusho. Bibiliya iravuga ngo kwari kugira ngo tugire ishusho yaturemye, ya shusho Adamu yatakaje kuko kutumvira itegeko ry'Imana. Niyo Yesu yatugaruriye, ni bimwe mu byo Yesu yatugaruriye, umugabane wo gusa n'Imana. Kuko Adamu yari yawutakaje, Imana imurema yamuremye imwishimiye, imurema kugira ngo ase nayo. Imana iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yose, agira ishusho nk'iyacu, ategeka ibyo mu isi byose. Noneho umuntu agikora icyaha ahita atakaza ubwiza bw'Imana, atakaza ishusho y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko mwiyambura umuntu wa kera. Hari umuntu wa kera wo mu butaka uturuka kuri Adamu. Bibiliya yavuze ngo aheneberezwa no kwifuza gushukana. Ubuhenebere bujya buza
aravuga ariko ngo mwigane Imana nk'abana bayo bakundwa, ngo ntimugasambane, ntimukagire umujinya, ntimukagire inzika, ntimugasharirane, ahubwo uko umuntu wese agize icyapfa na mugenzi we mubabarirane. Ayo ni amategeko y'ubwami mashya. Uko umuntu wese agize icyapfa na mugenzi we mubabarirane nk'uko namwe Kristo yabababariye. Ubu ni ubutumwa bw'abakristo, ubu ni ubutumwa bw'abizera, ubu ni ubutumwa bw'abumvise Imana, ubu ni ubutumwa bw'abantu bakijijwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ribwiriza hepfo riravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo kandi ntimugasinzire, ko basinzira nijoro, n'abasinzi bagasinda nijoro. None rero mwe ntimugakore ibyo ngibyo, ahubwo mushakashake mumenye ibyo umwami ashima, kuko abakora birya bya mbere, abasambanyi, abahehesi, abibone, inkozi z'ibibi, abo ngabo batazagira icyo baragwa mu bwami bw'Imana na Kristo. Burya iyo usomye Abagalatiya ibice 5, imirimo ya kamere ni igishushanyo cy'umuntu wa kera, ariko imbuto z'umwuka ni igishushanyo cy'umuntu mushya, ari we uzanwa mu ishusho y'ubwiza bw'Imana, ari we usa n'Imana. Birya ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukugira neza, ni ukwihangana. Iyo ni kamere y'ubumana, iyo ni kamere y'Imana. Ntushobora kuyigira rero utaremeye guhinduka no kwakira ubwami bw'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo ubwo ubutambyi bwahindutse, ngo wavuzweho ubutambyi, ngo ntabe mwene Aroni, ngo ahubwo akaba umutambyi mu buryo bushya bwa Melikisedeki. Melikisedeki yari umutambyi ngo wahuye na Aburahamu, ngo yari afite ngo ubugingo bw'iteka. Ntabwo Melikisedeki ngo ntabwo yari afite iherezo ry'ubuzima bwe, kandi uko no guhishurwa kwa Yesu, ni Yesu wihishuye mu isezerano rya kera, ngo yari umwami w'i Salemu, ngo bisobanura ni umwami w'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro. Niyo mpamvu iyo mwizeye, iyo mwakiriye, utangiye kumva amahoro ye atangiye gukora mu mutima wawe, atavuye ku bwinshi bw'ibyo ufite, ndetse rimwe na rimwe ukaba ufite n'intambara, ufite n'ibigeragezo, ariko wamwakira kuko muri wowe hinjiye umwami w'amahoro. Bene data, ufite impagarara, ufite agahinda, ufite umubabaro, Yesu yakuruhura. Umwakire, umwizere. Iyo umwakiriye, ni umwami w'amahoro, ni umwami w'i Salemu. Ijambo ryavuze ngo noneho ubwo havuzwe ko habonetse umutambyi mushya, ngo atari barya ba kera, ngo ahubwo ngo ntibivuge ngo ni umutambyi wo mu muryango wa bene Aroni cyangwa se wa bene Lewi, ahubwo akaba umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Ngo bivuze ngo n'amategeko akwiye guhinduka. Ntabwo tukigengwa n'aya mategeko iyo mu isezerano rya kera, ariko nta nubwo tuba ibyigenge, ahubwo tugengwa n'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bayoborwa n'umwuka. Iyo akuyoboye rero akakubwira ngo ca ukahaca, icara ukahicara, vuga gutyo ukavuga, ceceka ugaceceka, uba uri mu mategeko mashya, uba uri mu bubata bushya. Kandi arya amategeko iyo yaharatuye ku mabuye, iyo yari abereyeho kuzacira abanyabyaha urubanza n'iteka, ariko amategeko y'umwuka yo arimo imbaraga zibashisha uwakiriye uwo mwuka, uwakiriye izo mbaraga kudakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kuko ni Imana ibimugenga. Bibiliya yatubwiye ngo rero ubwo bimeze gutyo, twiyambure umuntu wa kera, kandi yatubwiye ngo ku rukundo rwacu ntihakajye habamo uburyarya. Ubwo bivuze ngo umukristo ntakwiye kuba ari indyarya. Havuze ngo kandi mwange ibiburunuka, mwange ibiburunuka, ahubwo mugundire ibyiza. Umuntu wese uko agize icyapfa na mugenzi we mubabarirane nk'uko Kristo yabababariye. Havuze ngo ntimukiture umuntu wese inabi yabagiriye, ahubwo kandi ntimukanamuvume, ahubwo mubasabire umugisha. Abameze gutyo mubasabire umugisha. Uti byashoboka? Byashoboka, biterwa n'ubwami buri muri wowe. Nimba hari mu bwami bwa kera bwa wa muntu wa kera, ntabwo byashoboka, ariko nimba warakiriye Imana birashoboka. Turareba Stefano uko byagenze. Stefano yababariye bakimutera amabuye, ngo bamuteye amabuye kandi ari inzirakarengane, nta kintu kibi yari yakoze. Bari bamuhimbiye ibyaha, ngo hashakwa n'abagabo b'ibigoryi, abagabo bibiri itinyuka kwita ibigoryi, ngo bamugwa gitumo, ngo bamushinja ibyaha, ngo yatutse Imana, ngo yatutse n'amategeko ya Mose.
ariko arangije kubasobanurira aho kugira ngo bacururuke ngo batoragura amabuye baramutera ngo ariko bakiyamutera aho kugira ngo yuzure umujinya aho kugira ngo yagire umushiha aho kugira ngo babone abavuma kandi wenda byarashobokaga ko yanabaturaho ikintu kibi wenda kikanabasohoraho ariko yari afite umutima wo mu Mana, yari afite umutima wo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Aravuga ngo data yarabanje ababwira ishurirwa agize n'igihe abanzi bawe bakugose ujye ugira guhishurirwa kandi ujye ugira guhamya iyo wamenye. Aravuga ngo ndareba Imana, ngo mbonye Imana, mbonye n'umwana wayo ahagaze iburyo bwayo. Imana ishimwe. Ngo barangije ngo babona ubwiza bw'Imana bumujeho, ngo babona aho kuzinga umunya, ngo babona mu maso he hararabagirana harasa n'ahamarayika. Imana ihimbazwe, Imana kandi ishyirwe hejuru, Imana yamamare kubera ko itanga n'izi mbaraga, itanga n'ububasha, itanga n'ubushobozi. Ngo batoragura amabuye baramutera, avuga ngo bababarire ko batazi ibyo bakora. Kandi niko n'umwami wacu byagenze. Bibiliya yaravuze ngo yarakubiswe, baramukubise ngo ntiyabakangisha, ngo baramututse ntiyabasubiza, kandi agiye gupfa abasabira imbabazi. Uwo ni wo mutima wo muri Kristo Yesu, ariwo Pawulo yavuze. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu ni umutima w'imbabazi, ni umutima w'urukundo, ni umutima wo kwihangana, ni umutima wo gukora ibyo Imana ishaka, ni umutima wo gushyira abandi imbere. Umwanditsi niko yavuze, yaravuze ngo kubw'icyubahiro ushyire mwene data imbere. Ubwo bivuze ngo iyo umuntu ari muri ubu batabushya, iyo umuntu amaze kwemera Yesu Kristo, nta nubwo asigara yishyira imbere, ahubwo ashyira abandi imbere. Aravuga ngo uwo umva urugero rukomeye, uwo yahoranye akamero k'Imana, ngo ariko abona ko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Bivuga ngo yadushyize imbere kandi ari we wakagombye wari uri imbere. Areka icy'agaciro, areka imbaraga zingana gutyo, areka icyubahiro kingana gutyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yabonye yuko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, ngo aramanuka yicisha bugufi, yambara akamero k'umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata. Ngo arangije ngo atwarwa n'amategeko, aranaganduka. Umuremyi ategekwa n'abo yaremye, araganduka. Bavuga ngo kwibaruza akajya kwibaruza, bavuga ngo nakorere gutya akagora gutya, bavuga bati ijya gukebwa akajya gukebwa, kandi abizi byose. Arangije ngo araganduka, ngo atwarwa n'amategeko, ngo ariko ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo kumusaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Umva inyiturano iva mu gukora ibyo Imana ishaka no kwicisha bugufi. Ngo Imana imushyira hejuru, hejuru y'amazina yose n'ubutware bwose n'imiryango yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ry'uwo, kandi namara gupfukama mu izina ry'uwo, indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mubabarirane, mubabarirane, kandi ntimukajye mushaka ibyo hejuru, ntimukajye mushaka ibiremereye, ahubwo mwicishe bugufi. Muba abana b'Imana batagira inenge, kandi mumenye ubwenge mu byo mugirira abo hanze. Ijambo ryanyu ribe rifatanye, risize umunyu. Ijambo ryanyu ribe ririmo ubwenge, kugira ngo abantu bo hanze, abantu bazababona, abantu bazabumva, bajye bavuga ngo yo, uzi ko abantu bahindutse. Aho niho izina wambaye ry'ubukristo rituruka. Ni imbuto bene data beze, ngo bageze muri Antiyokiya, ngo barebye ukuntu bitwara, barebye urukundo rwabo, barebye uko basangira ibyabo, babonye uko babarirana, babonye uko ntawe utuka undi, babonye ko nta mugabo utuka umugore, baravuga ngo aba bantu ni aba Kristo, kubera ko babonaga bafite umuco cyangwa se ingeso zo muri Kristo Yesu. Imana igufashe mwene data. Nagira ngo nkubwire yuko nubwo twabatuwe ku mategeko, ariko turi mu bubata bushya, bitatwemera guhitwara uko dushaka, ahubwo dukwiye guhinduka rwose. Guhinduka rwose ntabwo ari uguhinduka kuri kimwe,
ni uguhinduka rwose. Hari igihe umuntu ahinduka akaba atakinywa inzoga n'itabi ariko agira ishyari n'amahane. Oya, ni uguhinduka rwose. Hari igihe umuntu aba atakigira ishyari n'amahane ariko ari umuriganya, ari indyarya, ari interenganya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babukora ibisa gutyo ntacyo bazaragwa mu bwami bw'Imana na Kristo. Hari igihe hazabaho ubwami bwa Kristo ubwo azaba aje kwima ingoma y'imyaka y'igihumbi. Abameze batyo ntabwo bazagerayo, ahubwo bazaba muri ubwo bwami nabemeye guhindurwa nabwo. Ngiye kuguha urugero rumwe dusenge dusubikira ahangaha. Nuko Imana yakuye Abisiraheli muri Egiputa ibagijisha mu butayu. Impamvu yo kubacisha mu butayu ngo yari ifite inzira yuko banyuraho ngaho bakagerayo vuba, bakagera muri Egiputa vuba. Ariko ngo ntabwo ari byo yashimye, ahubwo yashimye kubacisha inzira z'ibizigu. Umva impamvu, ngo kugira ngo ibagerageze imenye ko bakumvira amategeko yayo cyangwa se batayumvira. Imana byari biyoroheye kuyizera ugahita upfa, ugahita utaha mu ijuru, ariko ishaka ko tubanza gusa nayo tukagaragaza ishusho yayo tukiri mu isi. Abantu bajya batureba, abantu bajya batwumva, bagahera ko bagahimbaza Imana. Isi yo icuza umwijima, muri amatabaza y'isi. Nuko rero nimucana itabaza ntugapfundikizeho inonga. Niyo mpamvu umuntu akizwa ntahite ajya mu ijuru ngo ajye kubana n'Imana, ahubwo bagomba kugaragaza umucyo muri isi y'umwijima, muri iyi si mbi, muri iyi si y'akaga, muri iyi si ingorane. Akagaragaza ishusho yo mu Mana, akagaragaza ishusho ya Kristo. Yesu yarababwiye ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, ariko agiye kugenda arababwira ngo noneho rero ubu birahindutse, nyiragiye mwe murasigaye muri amatabaza, muhindutse umucyo. Arababwira ngo mu umunyu w'isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yarari niko tumeze mu isi, niko dukwiye kuba tugaragara, abantu batureba. Yaravuze ngo ibyo muzajya muvuga byose n'ibyo muzajya mukora mujye mubikore mukiranuka, kugira ngo abantu nibabareba bakere ko bahimbaze So mu ijuru. Imana ishimwe. Yohana ibice 15 haravuga ngo iki nicyo cyubahisha Data, ari cyo tuzamura ibyubahiro mu rusengero, tukajya tuvuga ngo tuyihaye icyubahiro. Umva ratu ukuntu uzajya uha Imana icyubahiro. Iyo wubahisha Data ni ugukora ibyo ashaka, ni ugukora ibyo gukiranuka. Ngo iyo mwera imbuto, iyo tweze imbuto zikagumaho, tuba dukoze ibyo kubahisha Data. Ngo abantu baratureba ngo bakamuhimbaza, bakavuga ngo Imana irahari, Imana irashoboye, Imana yahinduye naka, Imana irashoboye. Abantu bagahinduka bakamenya ibyo byintu. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo mbwirire Abisiraheli. Cyambere ndagira ngo ubwire ko Imana yaguhamagaye, yari gufiteho umugambi. Iramubwira ngo mumenye yuko mu moko yose nabatoranije. None icyo nabatoranije rero, umva wowe wakijijwe, umva icyo Imana yaguhamagariye, ngo ni ukugira ngo muhinduke, ngo ntimugendane ingeso z'Abanyegiputa abo mbavanyemo, kandi ntimugendane n'ingeso z'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi abo mbajyanamo, ahubwo mugende muhindure icyo gihugu, mugende mugihindure. Abantu nibajya babareba bajya babona ko muri ubwoko bwatoranijwe, muri ubwoko bw'Imana, muri ubwoko butura ukwabwo, mutitwara nk'abanyamahanga. Niyo mpamvu na Kristo atimara kuduha agakiza no kutubyara ubwa kabiri, aratubwira ngo nimugendere mumurike kandi umucyo wanyu ugaragarira abantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero, niyo nama njoje kugira nanjye nigira, ngo nuko rero mwirinde kugira ngo umucyo wanyu udahinduka umwijima. Imana igufashe. Sahari ibyo kuko warizeye, ariko se wihaye Imana nk'umuzuke. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbese kera mutarizera mwari bantu ki? Ingingo zanyu nizakoraga ibintu bakoze isoni. None se ubwo noneho mwamaze kwakira ubugingo bushya, ubwo mwamaze kwizera, noneho ngo mwongere mukore ikinyuranyo. Mbere twatangaga ingingo zacu ngo zikore ibiteye isoni, twaratukanaga, twaranganaga, twarasambanaga, twari abasinzi, twari abibone, twari abanyeshyari, twari abanyenzika. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko rero noneho nanone nimutange za ngingo kugira ngo muzikoreshe ibyo gukiranuka, kuko Bibiliya yavuze ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu.
niyo mbuto dutegereje, ni amahoro no gukiranuka, nibyo bibonerwa muri Kristo Yesu, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'imivurungano, ahubwo ari ubw'amahoro no gukiranuka. Imana igufashe, nanjye ifashe, reka nkwingingire cyane kugira ngo ube maso, kandi wowe ubwawe n'umutima wawe ubizi neza. Reka dusenge, ubwire Imana ngo mpindura no kuri iki, mpindura no kuri iki. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo n'umuririmbyi niko kandi yararirimbye aravuga ngo ubwo wampindura izina umpindure n'ingeso. Niyihe ngeso udashaka itajyanye n'ubu bwami bw'Imana? Ubwo Imana yaguhindurira izina ukitwa umukristo, wenda waritwaga umusinzi, iguhindurire n'ingeso. Zirya ngeso za kera zikurweho. Erega si ukwitwa gusa, ahubwo niko turi abana b'Imana, turi abana b'Imana bakundwa. Ubu turi abana b'Imana. Uko tuzamera ntabwo kurerekanwa, icyakora icyo tuzi neza Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ngaho rero ijambo ry'Imana reka rikubera itabaza nk'uko riri nyine, rimurike mu mutima wawe, rimurike harya hatabona, harya kure cyane, aho umugenzi wawe atamenya, umugore mwaryamanye atamenya, umugabo muryamana atamenya, umwana atamenya, abaturanyi bawe batazi, burya Yesu arahazi. Wemere guhinduka, kandi niwemera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka uzahabwa umugisha. Ngwaye akanya gatoya kugira ngo witekerezeho, umenye ibyo ubwira Imana, uyibwira uti mpindurira kuri iki kigero, uyisaba imbabazi kuri birya bitagenze neza, uhindure, utangire kubana neza n'abagenzi bawe, ubane neza n'abaturanyi bawe, wumvire abayobozi bawe, baba bitorero n'ab'igihugu, kubera yuko ijambo ry'Imana rirabidutegeka ko dukwiye kuba abantu bumvira, bakumvira Imana, bakumvira ababayobora, haba muri Kristo Yesu, haba no mu buryo bw'abami n'abatware. Niryo jambo Bibiliya ikoresha. Uhereye none se wajya kugira inzika, wajya kugira kwihora, wajya kugira amashyengo mabi, wari interenganya, wari umwambuzi. Oya, hinduka. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, ntimwishushanye n'ab'iki gihe mudahwanye, kuko ari byo byiza bishimwa n'Imana. ngo uko niko kwikorera kwacu gukwiriye. Gukorera Imana gukwiriye ni uko nguko, kuruta kuririmba uri umunyabyaha, kuruta kubwiriza nk'uko uri umunyabyaha, kuruta gutanga amaturo uri umunyabyaha, ahubwo ukaba umuntu wahindutse rwose. Nguko niko Imana yishimira. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bawe, dusengeye abumvishije iri jambo bose, turabasengeye kugira ngo ubagirire neza, kandi Mwami ubeze ku ngeso zabo zimwe zagiye zibatsinda, bakagenda bagwagwana, bakagenda bananirwa, bakagenda basubira inyuma, bakagenda Mwami bimura ubwami bwawe, bakagenda bagahinduka kuri bimwe, ariko ibindi bakabyimika, nka rya jambo uko ryavuze ngo barondora mu byanditswe, ngo bagakuraho ibitagira ngo bakarutoranya ibitabafitiye umumaro, ngo ariko ibindi nabyo bakabigumana. Ariko twebwe turakwinginze kugira ngo twuhagire, abantu bose ubuhagize amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe, kuko Mwami ijambo ryawe riratubwira ngo ubwo amaraso y'amapfizi yaminjagirwaga ku bantu n'ibintu bigahumanuka, ngo nkanswa amaraso ya Yesu ngo nazarushaho gutunganya no guhumanura abayizera. Reka Mwami, reka aba bantu bawe ubuhagire kandi bafate ingamba nshya. Urakoze Mwami, imbaraga z'Umwuka Wera zibafate, zibakomeze, ntibananirwe, ntibacogore kugeza igihe uzazira. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kubyumvishije, kandi urakoze ko ubitayeho. Kandi Mwami turanasengeye n'aba bose bafite ibyifuzo kugira ngo ubisubize, ubagirire neza, ubatabare kandi ubarengere. Waravuze uvuga ijambo ryawe rikomeye, uravuga ngo ngewe ubwanjye simbabwira ko nzabasabira kuri Data, ngo kuko Data nawe ubwo abakunda, ndazi ko bakunda, ni nayo mpamvu uzabagirira neza, niyo mpamvu wabagiriye neza, niyo mpamvu ukomeje kubagirira neza. Urakoze mukunzi mwiza, turagusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwe bene Data, nimero zacu ugize ikintu ushaka gusobanuza kubwira ijambo, wahamagara ni 07 83 55 855, 07 83 55 855. Shalom, Imana y'amahoro ibane namwe.